guys, nkuko mubibona ni Tausi Life of Three Siblings. Nagarutse na vibe je kubereka kagakorye nayo nabemereye. So last time twavuganye ko nayo ngiye kubereka maske y'amagi ukoresheje na papier hygienique. So uyu munsi tugiye kubikora hanyuma turebe uko bimeze. Uyu munsi ndi hamwe na Betty turagenda tuganira utuntu gahoro wa. So guys, nkukuntu rero twabivugaga naberetse ubushize uburyo wakikorera scrub yawe wibereye mu rugo, sibyo? So uyu munsi dufite amagi yacu, urumva? Ariko ngiye ndaza gukoresha igi rimwe. Dufitiye papier hygienique ahangaha, ntabwo turi buyikoreshe yose ariko hari igice gito tubuze gukoresha. Hano dufite akantu kacu, dufitemo na fourchette turi bukoreshe kugira ngo tuze kuvanga igi ryacu. So reka dutangire hanyuma tuvanga amagi niturangiza dukore amaske hanyuma turebe uko bimeze. Twagiye. Ese mana, ubushize baratubwiye ngo nta spoon ugira. Nta spoon ma. Twakubonye wowe. Spoon? No. Nta spoon tugira. Turayigera. Ako njyewe nakubeshya ntabwo nzi ahantu ibintu bya hano bijya pe. Njyewe uko mfite ibintu ariko sinzi ahantu bigenda bijya, njya kwiretrouva nyine nta kintu gihari. I don't know why. So, rero guys, nkuko mubibona igi ryacu tumaze kurimena, urumva? Ariko kubera yuko uyu muhondo tutawukeneye turawukuramo. Ni ukuvuga ngo ukoresha igi rimwe gusa. Yes. Nawe urabyumva ni mu maso gusa muri face uba ugiye gukora, urumva? Nayo wayikoresha ahantu hose. Umubiri wose? Oya, ntago wabivamo. Uramutse ushaka gukora maske y'umubiri wose wajya hano babikora, hari ahantu nakurangira. Ariko ziriya maske, oh my god, maske. Sorry. Amagi yanjye. Nakuno wayamimina. Donje kuyakuramo. Mfite amagi menshi. Nakoresha irindi birangoshonye. Guys, birangoshonye. And I'm so sorry. Igi riramenetse ariko ubu noneho ukuntu tugiye kubigenza kugira ngo bitworohere tugiye gukuramo umweru and then umuhondo. Ntago ndi butume uva muri kino kintu. Ndawurekeramo mushyire ku ruhande. Aya magi ndaza kuyakoresha umureti nyine. Ariko kubera ko nakeneye umuhondo niyo mpamvu ubona bimeze gutya. So uyu muhondo reka mushyire hano, ndaza kuwukoresha ibindi. Hanyuma amagi yanjye sasa urabona ko umuhondo nyine ntabwo tuwushyizemo. Urumva? Noneho iyo umaze kuvanga aya magi gutya nyine umweru wonyine wa muhondo utarimo, uhita ukora iki? Uhita wisiga sasa. Aya magi yacu tumaze kuyavanga, igi rimaze kwivanga like this. Nakuyemo umuhondo. Urarikubita neza, urumva? Rikarekera gufatana and then ukaza kwisiga mu maso. Urumva? Muri kamera bishobora kuza kuba bigaragara nkaho ari umuhondo, but ntago ari umuhondo rwose. Sinzi akantu kagiyemo ariko ntago ari umuhondo. Uko bigaragara live ni umweru. Ni umweru. Hanyuma rero tugiye ubu ngubu gukora ya maske yacu, urumva? Tugiye gukora ya maske yacu. Twagiye. So guys, rero ubu ngubu noneho amagi yacu amaze
kumera neza nyine twamaze kuyavanga, hakurikiraho gahunda yo kwisiga mu maso amagi. Urumva, ukisiga neza nyine, ukisiga amagi mu maso hose. Urumva, ukamakinga sure ko papier hygienique yawe uza kuyishyiraho hagitose, ugitose nyine ukisiga amagi, ukisiga ahantu hose mu maso. Urisiga, and then wamara kwisiga ubwiza buravuna we. Amagi namusha ndumva bimumurira fu, birahumura nabi cyane. Njye sinkunda ukuntu amagi ahumura, ariko reka umbwira ngo wayatetse ninjye kuyarya. abakobwa bavana inshuti zanjye ni ukwihambira wallahi. So iyo umaze kwisiga gutya sasa, nisize duke, oya ntabwo ari dukeya, turahagije. Ngiye gufata papier hygienique yanjye, urumva, fata papier hygienique, online ukagenda wishyiraho. Wabona iyo igise ryo ntabwo nta kiba ko bushize watubwiye ko gushyira munsi y'ijisho ari bibi. Igi ryo nta kibazo. Oya, akubwo urumva ibintu bijya no mu nda. Ubuki se bwo ntibujya mu nda? Oya, ariko ubuki bufite ukuntu nyine bufata, nicyo navugaga. Hanyuma rero iyo umaze gushyiraho papier hygienique gutyo wabanje kwisiga, urongera ugasigaho. Urumva, ongera ugasigaho kugira ngo bifate. Wabonye masike y'ubwenge? Wabonye ugenda washyiraho ku buryo nyine utaza gukoraho bigahita bivaho. Wabonye gutya na hano rero uhita wongera ugashyiraho, nahita wongera ugashyiraho. Sinkubanye icyuki uraje urebe, nanjye ndatandatu nikora. uraje urebe. Ikora kangahe mu cyumweru? Niyo wayikora rimwe mu cyumweru burya kaba gahagije. Wabonye, wowe ushyira aho ubasha gushyira hose, hanyuma ukagira gute, ibintu byanjye bivuyeho musha, ugira neza gahoro kugira ngo bitavaho. Ubundi ino step ya kabiri yo kongeraho amagi hejuru biba ari ukugira ngo nyine ifate, sibyo? Ifate. Kamana bakira kukibagira udupo twiza. Mwese bajyaga bisiga foundation. Foundation yari itaraza, bikubitagaho amavuta y'inka. Amata? Bakarya akawunga. Akawunga we ntukabona. Gatekesheje amata. Ubwo nawe ujya ugateka. Amata yo guteka akawunga se wayabura? Ubuzima bwarakaze. Amata yo guteka akawunga. Aguze inka yose? Twagura inka tworo. Uzagura inka nyine. Ariko mwayorora he? Nicyo kibazo. Ubuzima bw'inka urabwibuka? Bakajya kubusubiramo? Noneho hari abashuti banjye nabwiye sitori z'ibintu by'inka, babwira ukuntu inka rwose njye ntari inshuti nazo bari banyisha, barambwira ati ariko se
wowe ukomokaho inyabusa. Azaba gukora ari nk'abayobora akazi. Urumva guys, ndimo kugenda mbereka sibyo ukuntu bigenda. Wowe uritonda ukabikora neza, ahantu hose ugomba gushyira indi papier hygienique mu maso ukayishyiramo neza witonze. Urumva ukayishyiramo neza witonze. Ahangaha mu gahanga naho ndumva hatangiye nyine kuma, amagi yatangiye kuma, so kugira ngo papier hygienique yanjye ize gufatamo, twese ndongeraho hanyuma naho mpite madikaho papier hygienique yanjye. Wabibonye muto? Wabibonye ariko cyangwa ni byawe? Reka ngire gutya kugira ngo ntuzitaza gucika. So guys, murabibona ariko ko umara gushyiraho ntuza papier hygienique and then ugahita wongera ugashyiraho iki amagi yawe kugira ngo bifate nyine. Ariko bagenzi, amagi ahumura nabi, ndumva ngiye nko gupfa. Ariko icyiza iyo bimaze gufata gutya uhita ntabwo bikikunakira cyane. So guys, naho hose washyiraho, mbese mu maso yawe ahantu hose ushaka wahashyira, gusa reka na hano ku kananwa amashyire. Ariko ubwo ngiye ndimo kubereka, ariko iyo ngiye kubikora ndi concentré nyine, atari nk'uku nguku ndimo kubikora nihuta cyangwa se mbereka, mbikora nitonze. Papier hygienique zanjye nkazishyiraho zigomba kujya hose. Hanyuma ese sisi utu dutips dukure. Oh la la, sha nkora research mama, urumva ndasoma. Ega nta muntu umenya ubwenge atize. Naho uzi ikintu kirenze rero nuko ngiye buriya ikintu njya kwereka abantu mba naragitrayinze kenshi ukabona ko gikora, nkabona ko kiri mu kazi kabisa. Nk'ubu mwaka akamasike none. So guys, rero iyo umaze gutunganya gutya, noneho haba hakurikiyeho gahunda yo gutegereza. Urumva utegereza nk'iminota 30 cyangwa 15, ukabekinga sure ko bino bintu byumiye kuri skin yawe nyine yo mu maso, and then warangiza ukagaruka ukabikuraho. Turagaruka rero bimaze kuma, tuje kubivanaho, dusubire mu kanya. Life of three siblings, we love you. So guys, rero nkuko nari mbibabwiye, murabona ko mask yacu yamaze kumuka, ariko ntabwo ari neza cyane, ariko bitewe nuko ifite umwanya mutoya, ubundi urayireka ikuma. Ubikora ufite time, urumva, ukabikora ufite umwanya uhagije, hanyuma ukabitunganya. Iyo imaze kuma rero nka gutya, ikintu gikurikiyeho ni iki, uhita urabibona ko yumye ariko ntabwo ari neza cyane. Ukurikiraho step yo kuyamara, utegura gutya, ukayamara, ukamara, reba kavaho neza rwose, ukagenda wamara
byari bitaruma neza ariko ubundi urabireka bikuma. Ko rero njye nihutaga ntabwo byumye cyane ariko ubundi urabireka bikuma. Guys, ubikora ufite umwanya, urumva, ukareka amagi yawe akakumiraho, urumva, warangiza ya papier hygienique ku buryo uyomora yomoka neza rwose. Kuko urabona nka hano ntabwo birumuka neza ariko nkaha urabona ko byagerageje kumuka. Byumutse kugenda womoraho bikagenda bivaho ukomora. Uramura nyine ukabimaraho za papier hygienique zikagushiraho, urumva. Ariko aha impamvu bitari kuvaho neza ni ukubera ko nyine ntabwo nagize. So guys, rero utegereza iminota ishoboka hagati y'isaha imwe n'iminota. So murabibona rero yuko nasoje ibintu byose nabikuyeho, urabona ko uruhu rwanjye rwose rufite ukuntu rumeze neza. Sinzi n'ukuntu nabibabwira ngo mubyumve pe. Rurasa neza, ruroroshye. Uriya magi afite ni ingirakamaro, afite role nyinshi ajuwa ku buzima bw'umuntu, rero no ku ruhu ni kimwe. So iyo iyi step yo kuvana ino mask yacu irangiye, hakurikiraho gahunda yo kugira gukaraba mu maso. Nyuma yo gukaraba mu maso uhita wisiga amavuta. So twagiye gukaraba, turagiye gukaraba. Karaba isabune usanzwe ukoresha. Ukaraba isabune ukoresha usanzwe ukoresha, urumva. Hanyuma ugakaraba neza n'ukuntu nabibabwiye ukuntu ukaraba mu maso, urumva. Ugakaraba ku buryo nyine amagi uza kuyamaramo. Ku buryo amagi uyamaramo. Kuri ubu buryo bwiza bwo gukaraba mu maso, byibura ushyiramo isabune gatatu. Burya iyo ushyize isabune mu maso gatatu, byibura niyo wavuga yuko umwanda ugushize mu maso, urumva. Kubera yuko mu maso ntabwo bahakuba, mu maso wakoresha intoki zawe. So gatatu rero, gatatu rwose uba wagerageje kumaramo umwanda wose, cyane ko tuba twisizemo ibintu bitandukanye, ama foundation biki. Hari umuntu utava mu nzu atisize foundation, kandi koko nibyo. Umuntu rwose iyo yisize foundation asa neza, urumva. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo ukarabe mu maso hake, igihe nyine
ugiye kuryama cyane cyane. Kandi biba byiza ko mu maso yawe rwose harara hasukuye. Bituma uruhu rwawe rumera neza. Murabibona rero, ubu ngubu umaze gukaraba inshuro ya gatatu. Ndakeka yuko ubu noneho nshaka kuba nakeye. Hanyuma iyo ushaje gukaraba, ikintu gikurikiraho ni ukwihanagura mu maso and then ukisiga, ubuzima bukendereyeho. Murabibona yuko ndakeye rwose, ndasa neza. Ariko ibi bintu birakora muto. Ibi bintu birakora. Kandi ibyo sinzi impamvu. So guys, iyo rero urangije gukaraba mu maso, urihanagura n'akayiswime kawe koroshye ko wageneye, wenda urugero se guhanaguza mu maso. Urumva ukihanagura neza, warangiza ukisiga amavuta. So guys, rero njyewe ubushize naretse amavuta njya nkunda kwisiga Zestari y'ababebe yo muri farumasi, ariko akenshi mu ijoro ngiye kuryama nisiga amavuta yitwa onga y'ababebe yo muri Kifaruma, araboneka. Onga nayo ni amavuta meza cyane, urayisiga rwose ukabona uruhu rwawe ruroroshye cyane kandi rukanacya. Rwose njyewe ni ibintu maze gutrayinga ndabyibonera. So wisiga rero onga ukimyotora rwose. Ako guys, njye mutoreka mutere story. Najyaga kera nyine ndi umwana, najyaga numva ntazarota nkura ngo ngiye nitera refresheri. Warakimaze rero. Ibyo ukuntu najyaga nibatira na rouge à lèvres nkisiga. Ariko icyiza disi nakundaga ukuntu mama yatubwiraga ngo nyine yakurekaga. Kabona nk'ikera ngo umubyeyi yagupyatagura warya inkoni bikakurenga. Ntabwo umunsi nigeze kumumenera parufe. Yavuye Tanzania. Akiriya parufe nayo babanza ari Kazumbature. Parufe natugarutse hanze yumvaga neza cyane. Noneho njya kuyiba, ngiye kuyiba iranshika yose itishwanyukira hasi. Wari ngiye kuyiba ngo yisiga. Wose wumva batari bukumbe. Ubwo ngo wari wibyere. Ngiye kunyura mu bintu bye, njya ngo umunsi nubwo yari yaje mba ibiranshitse ku bisasi, sinanabiyoye nabirekeye uko ndafunga icyumba ndagenda yaturutse yakwiremba ati ninde yagize ikibazo. Ariko mana we yamenetse narakubiswe we. Bavandimwe b'Abanyarwanda, cyko hari abana baba basekeje pe nawe uri extra. Umva nkubaze, ubwo wumvaga nyine ugiye kwisiga parufe ubwo uribye nyine. Kandi yagasatari bukumva. Yayibuza n'undi agahita wenda nterura cyangwa nsuhuza. Akahita yumva, ariko byibuze yasanga wenda nisizeho ntayimenye ntaribi, ariko yasanze nayimenye. Kandi wewe mama ninjye bari bukubite ngo nayisi. Sibyo wagiye. Jane y'amahirwe nagiraga, ariko mana sinzibagirwa umunsi muto. Iyo batuguriraga imyenda, wewe wahitaga uyotsa. Wanjye nahitaga nkwambara ubundi nkanawotsa. Ariko wumva ibintu by'abana.
nahoraga nibaza ubwo batarabibona ko nawokeje nkahora nibaza ko ariko mana we nitanje kweri. So guys murabibona rero yuko maze kwisiga onga yacu. Urabona nasa neza muto cyane vugisha ukuri ni ukuri kw'Imana vugisha ukuri. So guys bitamacinga ndakubwira iyi ngiyi niyo mask yacu nababwiraga. Mujye mumbwiza ukuri nitubabwira utuntu tw'udukoryo mukadukoresha tukabakorera. Mujye mugaruka munshimire mukore subscribe mukore like mukore share mukomantinge. Urumva guys ndabakunda cyane niteguye kujya mbashakira utuntu twinshi twiza tw'ubwiza. Urumva ubundi tuhacyana umucyo. Njye ndabona ibintu rwose bihindutse harahiye pe. Noneho aya mavuta kuba ari ay'abana urumva yujuje n'ubuziranenge. ay'abana nanjye bundi nyine ndasiga. Yeah guys aka kantu ndakabararitse mutangiye rero mugakoreshe. Nta nubwo mwambwiye ya scrub naberetse ubushize uko bimeze. Mwarabikoze ni mwabikoze byarabahiriye ntibyabahiriye. Guys ikintu ushaka kubibutsa nuko akantu tujya kubereka musha tuba twagakoresheje twagatrainze. So tuba tuzi ko ari ibintu bikora. So mubikoreshe rero muri uko bimeze ubundi duke muze dukerega. wabazi Nabaziye cyane ako nabaziye neza tuntu tw'udukoryo se mba mbazanira nk'aka kantu ni keza pe. Kandi umuntu wese uzagakora ndabizi yuko azaza kanshimira. Ahubwo ikibazo mba maze kubereka utuntu mwangiza mukitsimba mukadukora mwamara gucya mukagenda bucece sibyo. Mujye muza mu subscribing sibyo. So guys turabakunda cyane dusubire muri